Twemerere dutangirire ijambo dusubira mu magambo y'umuririmbyi wa Zaburi ugira ati ibyiza byose uhoraho yangiriye rwose nzabimwitura nte. Nzashyira ejuru inkongoro y'umukiro kandi njye niyambaza izina ry'uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango wose. Twebwe abapadiri bashya Jean Olivier Hakizimana, Jean Renovatus Iradukunda, Janvier Mberabagabo, Olivier Nduwayezu, Jean Dodier Nshimiyimana, Aloïse Nshimiyimana, Barnabé Uwanyagasani, Celestin Ntezimana na Noel Singizumukiza, n'abadiyakoni Jean Damascene Niyongabo, Elisa Nyaminani na Christian Turambane. Turashimira Imana yo yishakiye ko uyu munsi dutera intambwe duhabwa isakamento ry'ubusaserdoti mu rwego rw'ubupadiri n'ubudiyakoni. Nyagasani Mana yacu, shimirwa ubuntu watugiriye ukaba wabwujuje ku buryo bw'agatangaza uyu munsi. Uduhaye kuba abasaserdoti ku buntu bwawe, dusenderezeho ingabire zawe, maze mu butumwa bwacu tukubere intumwa. Turagushimira ko wadutoye tukiri mu nda za ba mama, ukabana natwe mu rugendo rutugejeje kuri uyu munsi utagira ukusa. Ukaba waduhinduye abagabuzi b'amabanga yawe tutari tubikwiye. Urabane natwe kandi udushyigikire mu butumwa uduhaye. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimira tubikuye ku mutima. Ku bwanyu twaronse ingabire z'Imana mwabereye umuyoboro, duhinduka abayobozi, abigisha n'abashinzwe gutagatifuza imbaga itabarika. Nimubishimirwe kandi muhorane abasaserdoti. Turabashimira Nyiricyubahiro Musenyeri ko mwaduherekeje muri uru rugendo, mukatwemerera tw'abapadiri n'abadiyakoni bashya ba diyoseze yacu kwinjira mu iseminari nkuru, kandi mukaduherekeza muri uru rugendo rugana ubusaserdoti. Abapadiri bashya turabashimira ko mwaduteje intambwe mukaduherekeza, mwatwemereye kwinjira mu iseminari nkuru ya Rutondo, twiga filozofiya mu iseminari nkuru ya Kabgayi, munatwemerera gukomeza teolojiya mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, mugenda muduha n'imirimo yashyigikiraga urugendo rwacu muri Kiliziya. Muduha ubusomyi ku cyumweru tariki 29 z'ukwa munani 2021 muri Kiliziya ya Paruwasi Katedrali. Muduha ubuhereza tariki ya 16 z'ukwa karindwi 2022 i Runaba. Muduha ubutumwa stage pastoral muri uwo mwaka. Hanyuma umwaka washize muduha ubudiyakoni tariki ya 10 z'ukwa munani 2024 muri Paruwasi ya Janja. Turashimira kandi Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba, umwepiskopi wa diyoseze ya Butare uri mu kiruhuko cy'izabukuru, wakiriye umuvandimwe wacu Padiri Barnabé Uwanyagasani nk'umuseminari mukuru wa diyoseze ya Butare, akanamushyigikira kugeza ubwo mumwemereye Nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wacu akaba umuseminari mukuru bwite wa diyoseze ya Ruhengeri. Turashimira kandi umuryango w'abapadiri b'Abamariyani bakiriye abavandimwe bacu Padiri Celestin Ntezimana na Noel Singizumukiza, bagategurwa by'ibanze muri Paruwasi ya Nyakinama, bakiga filozofiya na teolojiya muri Cameroon na Pologne, bagahabwa amasezerano ya burundu n'ubudiyakoni umwaka washize. Padiri Celestin tariki 11 z'ukwa gatanu 2024 muri Pologne, na Padiri Noel tariki ya 16 z'ukwa 11 mu 2024 muri Cameroon. Turashimira kandi Nyiricyubahiro Musenyeri Kizito Bahujimihigo waje kwifatanya natwe kuri uyu munsi utazibagirana mu mateka y'ubuzima bwacu. Turashimira ababyeyi bacu batwibarutse bakaturera, bakadutoza ubukristo tukiri bato, bakadukundisha Imana na Kiliziya, bakadutangiza urugendo rugana ubusaserdoti twaronse.
abariho Imana ibakomereza ubuzima bw'umutima n'ubw'umubiri, abitabye Imana ibatuza higanje. Babyeyi bacu, mwarakoze, mushimirwe ko mwarereye Imana mukabikorana ubwitange no kwiyumanganya. Imana yo izi imvune yanyu ibitura ibihuje n'ubuntu bwayo. Imiryango yacu, abavandimwe, inshuti, abamenyi n'abandi mwese mwaje kudusabira no kuba abahamya b'uko Imana itugirira ubuntu, mwarakoze, mwakoze kandi muhorane natwe. Mudusabire kuba abasaserdoti banyuze umutima wa Kristo. Turashimira abarezi bacu kuva mu mashuri abanza, ayisumbuye no mu maseminari makuru. Mwarakoze kuturera neza, mwaduhaye impamba iduherekeza ikazatugeza aho rugira twifuza. Mwishimire ko mwarereye Imana na Kiliziya. Turashimira abasaserdoti, abiyeguriye Imana n'abakristo mwese mwaduherekeje muri uru rugendo, aho twakoreye ubutumwa n'ibiruhuko, by'umwihariko iseminari nto ya Mwumba, paruwasi ya Kanaba, paruwasi ya Murama, Busengo, Bumara, Kampanga na Busoko, na paruwasi ya Mwangi. Mu gihe twamaze iwanyu twitegura ubutumwa, mwaradufashije mutwereka ko umuryango w'Imana ufite inyota y'iby'Imana, kandi ko mushishikajwe n'ubutumwa bw'abasaserdoti. Nimubishimirwe kandi mudusabire kuba abasaserdoti beza. Duhawe ubupadiri n'ubudiyakoni mu gihe kidasanzwe. Kiliziya y'isi yose iri mu gihe cya yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Mu Rwanda tukaba turi muri yubile y'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu by'imisozi igihumbi. Turi abapadiri n'abadiyakoni ba yubile y'impurirane, twagize umugisha udasanzwe. Turazirikana ko twe n'umuryango wose w'Imana dushishikarijwe gukomeza kurangamira Kristo, we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro, kandi tugakomeza gushinga imizi muri we. Turifuza kuzakomeza kunga ubumwe na Kristo, kandi Imana ubwayo izabidushoboza. Twahisemo ko twayoborwa n'amagambo atwibutsa ko iteka turi inkoramutima za Kristo n'intumwa ze mu muryango we. Padiri Jean Olivier Hakizimana aterura agira ati, ndatwaza ngo nsingire Yezu Kristo. Baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 3, interuro ya 3 y'umurongo wa 12. Padiri Jean Renovatus ngira nimugume mu rukundo rwanjye. Ivanjili ya Yezu Kristo yanditswe na Yohana, umutwe wa 15, interuro ya 2 y'umurongo wa 9. Padiri Janvier Mberabatagabo we yarateruye agira ati, koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje. Padiri Olivier Nduwayezu agira ati, mukundane kandi mukundane nk'uko n'abakunzi. Padiri Aloys Nshimiyimana yagize ati, Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera. Padiri Jean Olivier Nshimiyimana aterura agira ati, kugira ngo urukundo wahunze rubamemo. Padiri Barnabe wa Nyagasani we yagize ati, mwigisha natwe twigishe gusenga. Padiri Celestin Ntezimana agira ati, ingabire yanjye iraguhagije. Hanyuma Padiri Noel Singizumukiza agira ati, nakwitoreye utaravuka kugira umuhanuzi w'amahanga. Kuri twe twateye intambwe, duhamagariwe imbere y'abandi kubera Kristo abahamya. Turazirikana ko ari ubutumwa butoroshye kuko busaba kuba mu mwanya wa Kristo muri bose. Bisaba gukunda isengesho no kuzirikana buri gihe ijambo ry'Imana dutorewe kwamamaza. Bidusaba kuba abahamya b'ubuntu n'impuhwe by'Imana birenga imipaka yaturuka ku mico, imyumvire n'inkomoko. Bisaba kugambirira iteka gushyigikira ukwemera kwacu n'uko abo dutumweho, cyane cyane mu bihe bikomeye. Bisaba kumenya igihe gikwiye cyo kuvuga no gukora nta guhubuka, tukarangwa no gutega amatwi imbere na mbere Imana ngo tutanyuranya no gushaka kwayo n'umuryango wayo, ngo tumenye ingorane zawo
kandi tuwihe igisubizo kijyanye no gushaka kw'Imana kuri wo. Bidusaba gushaka iteka ibisubizo by'ingorane twahura nazo, tutibagiwe gushaka kw'Imana kuri twe no kubo dutumweho, tukanasaba Imana kenshi kuturinda kuba intandaro yo gusubira inyuma kw'abandi, cyane cyane abo dutumweho. Imana idutumye ku muryango wayo atari uko turi intungane n'abahanga kurusha abandi, turi abasaserdoti dutowe mu bantu ngo tubafashe mu mubano wabo n'Imana. Kandi mu guhongerera ibyaha by'abandi tuzajya tuboneraho no guhongerera ibyacu bwite. Tuzuzuza neza ubu butumwa mu kugendana iteka no kuguma hafi y'abo dushinzwe nka Musa, tukirinda kugira ubwoba no gukangaranwa n'ubutumwa bwa gisaserdoti buturenze, ahubwo tukibuka ko Imana ishoboza itorero, ko duciye bugufi ariko yo ikaba inyembaraga, kandi ko aho izatwohereza hose tuzajyayo. Duhabwa ubupadiri n'ubudiyakoni mu mwaka wa yubile y'impurirane nk'uko nabivuze. Dufite ibyishimo ko tuzahorana urwibutso kimwe n'abakuru bacu bahimbaza yubile y'imyaka 25 y'ubusaserdoti. Ni ikimenyetso cy'uko twinjiye mu muhamagaro dufitemo bakuru bacu kandi babasha kuwitagatifurizamo. Mu butumwa bwacu tuzihatira kuba abahamya b'amizero, ubuvandimwe n'amahoro dukesha Kristo Umwami wacu. Tuzihatira kuba abahamya ba Kristo mu mvugo no mu ngiro, kuba urumuri, urugero n'umunyu rwagati mu bo dutumwaho. Tuzihatira kudasubizwa inyuma n'ibigoye, tuzirane no gucumbira gusa ku magambo. Tuzahagarara gitwari mu bigeragezo, turangwe no kunyaruka no kugira ibakwe. Tuzahoza iteka ijisho ryacu ku ntego yacu, ni ubutungane n'ubutagatifu. Tugerageze guhuza isengesho ryacu n'umurimo ugomba kutubeshaho, nk'uko mwaraye mubitwibukije nyiricyubahiro Musenyeri mu mpanuro mwaduhaye mu mugoroba watwinjije mu byishimo by'uyu munsi, ubwo mwadushishikarizaga kwigana Mutagatifu Benedigito watozaga kenshi abamonaki gukora no gusenga, kandi twitoze kudaterwa ubwoba n'ubuzima bugoye. Tuzihatira iteka ubuvandimwe buzaduhuza, bukaduha guhagarara muri iyi si ihindagurika kandi yihuta. Duhore natwe twivugurura kandi twihugura, ngo tubashe kubera imbaga y'Imana abashumba batayitera gutana. Turashimira abasaserdoti baduteguriye bya hafi kwakira ingabire y'ubupadiri n'ubudiyakoni. Padiri Jean Pierre Bakuriyehe, Père Prière wa monasteri y'Igihindamuyaga, waduhaye umwiherero mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, na Padiri Viateur Ndabizi, padiri mukuru wa paruwasi ya Murama, tumaranye iminsi muri monasteri y'ababikira biramukanya Reserve Visitandine y'Inkumba, dushimira cyane. Badufashije kwitegura neza. Imana ibakomereza imbaraga mu butumwa kandi bashimirwa impamba baduhaye. Turashimira abarezi bacu, cyane cyane abarezi bacu mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, aho dusoreje urugendo rwacu rwaduteguriraga ubupadiri, bakaba banaje guhamya ibitwerekeyeho. Mwarakoze cyane barezi beza, mukomeze guha Kiliziya intore. Turashimira mwese cyane cyane abakristo ba za paruwasi tuvukamo: paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, paruwasi ya Mwange, Rwaza, Gahunga, Runaba, Janja n'umuryango w'abapadiri b'Abariyani, uko mwabanye natwe muri uru rugendo mukaduherekeza kugera uyu munsi, mukaba muzanabikomeza. Twifurije abavandimwe bacu Padiri Olivier Nduwayezu na Padiri Jean Olivier Hakizimana umunsi mwiza w'abazina wabo mutagatifu. Guhabwa ubupadiri ku munsi duhimbazaho Mutagatifu Olivier ni impamvu ikomeye ikomeza kuduhuza nk'abavandimwe twe ubwacu n'abakuru bacu bandi benshi bahawe ubupadiri kuri iyi tariki. Tugire twese umunsi mwiza. Abavandimwe bacu bakiri mu maseminari n'abandi bifuza kugana inzira ya gisaserdoti, tubifurije umugisha w'Imana no gushyigikirwa nayo. Turagana uyu muhamagaro mu bihe byiza, ariko kandi byuzuyemo byinshi bisaba uganira inzira kwitegura neza, kugira ngo abere Yezu intumwa,
ahagarare neza muri bishya byinshi byuzuye mu muryango nyarwanda no muri sosiyete yacu igenda ihindagurika. Imana ubwayo izi imbaraga n'intege nke zacu niyo yuzuza umugambi wayo mu mbaraga nke zacu, maze ijambo ryayo rigakomeza kwamamazwa. Mudusabire kuba abasaserdoti babereye Kristo na Kiliziya ye, natwe tuzabazirikana mu masengesho no mu butumwa bwacu bwose. Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima n'umwamikazi w'intumwa adusabire twese. Murakoze.